tubaye ikaze mwese murakoze cyane. Demerisi twari turi kumwe mu kanya, hanyuma Annette biramutse abantu bari badukurikiye n'ukuri kose baramutse. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nishimiye kubana nabo, ndabizi ko Imana iri buduhe umugisha ndi kumwe nabo kubw'icyubahiro cyayo. Nta nubwo bapepera se? N'abapepera. Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma ku rundi ruhande turi kumwe na Pascaline, hanyuma abantu benshi mu muzano henshi hatandukanye turi bugende tugaruka. Pasi nawe ramutse abantu Imana badukurikiye. Nanjye nabasuje mu izina rya Yesu. Simumuzi rata? Barakuzi bahise basubiza. Hanyuma niho tugiye kubana nabo rero muri iki kiganiro, yitwa Ingabire Pascaline ndetse na Annette Murava ndetse na Demerisi nanjye. Ubundi tugiye kubana muri uyu mwanya mu minota isigaye, tugiye kugaruka ku ndirimbo yitwa Niho Nkiri, hanyuma tugende tugaruka kuri byinshi bijyanye n'iyi ndirimbo. Ni indirimbo ntekereza ko abantu benshi barimo barakunda muri iyi minsi, ni indirimbo itamaze igihe kinini ariko na Annette ubwe byaramutunguye. Ndabeshye rata? Nawe ntabwo ubeshye. So bwa mbere ukoze indirimbo ikagutungura? Ariko ntabwo ari ubwa nyuma, n'izindi zizaza. Reka tubanze twakire Annette abanza iririmbeho. Merci arimo aramucurangira. Merci, nimba yize nawe uraririmbaho? Warayimeye? Nawe warayimeye? Ngaho tangira twumve. Merci, reka tangire none Annette nawe aze gukomereza twagiye. Akuzi sitegeko nashaka bari amasegonda. Nyigisha gusesengura naho umutima usharira, Mana nkumire n'imbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima. Ubigenza ute? Ushingira ku cyo usubiza, mbese ijwi ryanjye mwami we ryaba rikugeraho? Nari nzi ku isoko y'imigisha nta n'umwe uyihezwaho, mbese n'iki mwami ntakora ngo ureke nanjye mvomeho abo tugusangiye nk'umubyeyi bapfukamye bashima, njyeweho na n'ubu ndisaba sinzi igihe uzanyumva. Abo twahingiye rimwe Mana bose barasaruye, ngushirize imvura nanjye neze mpagaze wansize. Nyigisha gusesengura ibisubizo naho umutima usharira, Mana nkumire n'imbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima. Amen. Amen. Kundeba
ndeba pasi urantera isoni hanyuma ane iyi ndirimbo ivuga iki kuri wowe rero ibintu biri kumva biranatangaje buri indirimbo isohoka narabihariye abantu bari gukorwaho cyane none uko iminsi iri gushira nanjye iri kugenda inyica gake nose nanjye ko yankozeho nanjye ni yanjye ni yawe buri muntu wese nyine yishyiramo ariko noneho by'umwihariko ngewe bisa nkaho biri kundenga ariko noneho ndi kumva biri kugira imbaraga muri ngewe uko iminsi iri kuza ndi kuririmba noneho nkahita numva sinzi nk'ukuntu bitangiye kungendekera ku buryo nshobora kurisika abaye n'ibindi kuko ubundi mbere iyo nabaga ndi kuririmba navugaga ati reka mbireke bibe nyine kuririmba gusa ariko ubu nsigaye ndirimba nkumva biri kunkoraho cyane nkumva birasa nkaho biri gukora ku mutima wanjye ni indirimbo ifite icyo isobanuye cyane ku buzima bwanjye hanyuma n'indirimbo yaje gute ane ni indirimbo umuntu wese ashobora kwibaza ati mana ndi indirimbo irimo isengesho ariko isengesho ririmo bimeze ute ririmo kuvugisha ukuri kuzuye byuzuyemo ukuri wa muntu ufite ibibazo bitandukanye intambara zitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi wicara akavuga ati mana noneho ngiye gusenga nk'ubwiza ukuri hanyuma umuntu wese rero ashobora kwibaza Annette iyi ndirimbo yaje gute indirimbo rero mu by'ukuri hari ahantu yavuye hatari kuri ngewe cyane nubwo nasanze nanjye nakabivuze nasanze nanjye icyo kintu aricyo nakabwiye Imana ariko yavuye ni umuntu w'umugabo ngira ngo Imana yaramusanze imuha ayo magambo yandika amagambo akomeye kuriya turimo turabona nuko ubwo ndebye nibyo ndi kuvuga nkanjye buriya yarabisengeye Semana urashaka yuko wenda iyi ndirimbo ese iraririmbwa nande uko byagenda kose mbona bigendana n'ikintu cyitwa umugambi w'Imana cyangwa icyo yashimye niyo mpamvu mpora mbibara mu bumana rero yampaye texte ndayireba mbona ni amagambo akomeye ese kumutsinda ngo ni umugabo ndamuvuga kandi abantu badukaraze ni umugabo wa Annette cyangwa nyine ibyo nari bubigereho ni umuntu w'umugabo byonyine umuntu ukora ikintu nk'iki kimeze gutya kuvuga ko ari umugabo si bifite imbaraga zikomeye cyane niba utaramusobanura umugabo ufatika noneho nicyo ngicyo nyine kuko umuntu Imana igirira icyizere ikamunyuzamo ubutumwa bugiye gukora ku isi yose uwo muntu aba ari umugabo ndamushimira Imana umugisha uwo mugabo icyubahiro cye turakimuhaye ndetse tunazirikanye iby'Imana yamucishijemo Imana yamukoresheje ikintu ni ikintu isi yose hari umuntu wambwiye itarasohoka yagomba gusohoka ari kuwa gatandatu arambwira ngo uretse ngo samedi isi yose igiye kunyeganyega rero ndeba ayo magambo numva arakomeye ariko vraiment imitima y'abantu irimo imeze itya kubera iki kintu ni umuntu w'umugabo ese ushaka ko mvuga iki ese kubitsindana reka niba turi bivuge nyuma ni ukuri ni umuntu w'umugabo Imana imuhereza imigisha kandi n'abantu badukurikiye mwumve ko iyi ndirimbo yanditswe n'umuntu w'umugabo arayandika hanyuma ayihereza Annette arayiririmba ndimo ndabeshya cyangwa ndi kuvuga ntabwo uri kubeshya ni ukuri Annette ashyiramo ijwi arayiririmba neza ariko ari amagambo yose hari umugabo wayanditse kandi hari impamvu yayanditse niko umwuka ambwiye hari impamvu hari impamvu nshaka kuvuga iyo mpamvu ntabwo rero ntabwo ndi buhite mvuga impamvu uwo ni umutware w'umudamu unyicaye iruhande niyo mpamvu ntashaka guhita mbivuga byari bifite igihe cyabyo iki ni umutware w'umudamu mwiza cyane unyicaye iruhande niwe washatse kumuha iyo mpano
bitewe n'impamvu nyinshi. Ntabwo buriya hari impamvu wenda imwe ishobora kuba yanavugwa wenda n'abantu bari kumva, ariko ntekereza ko haba hari n'izindi nyinshi, kuko abantu babana ari babiri aba yarebye akavuga ati birakwiriye ko nkora ikintu nk'icyo gikomeye cyane. Ariko by'umwihariko ni bagize ibyago uyu mwaka turimo, bisiga nk'aho bisize igikomere cyane. Noneho ku mubyeyi wari watwise umwana hanyuma agamara umunsi umwe, byabaye igikomere gikomeye kuri Pasi. Hanyuma umutware rero yatekereje uburyo bwose yaba hafi umudamu we. Rero mu kumuba hafi njya nkunda kuvuga yarabikoze inshuro nyinshi cyane. Ntabwo iki ngiki ari cyo kigiye kumugaragariza ko yamubaye hafi, ahubwo kiri muri bimwe yumvaga yakora kugira ngo arusheho kubona uburyo bafatanije urwo rugendo. Kandi n'ubundi bararufatanije, ariko we nk'umugabo, wa mugabo nyine navugaga, Imana yaramubashije akomeza kwakitinga nk'umugabo kuri Pasi. N'icyo gitekerezo cyavuye cyo kwandika amagambo nk'ayo ayatuye Pascaline. Kandi nashimye Imana uburyo Pasi yabyakiriye, kuko no kuba mba nicaranye nawe hano njye kuri njyewe mbibona nyine nk'intsinzi yo kuba icyatumye indirimbo yandikwa. Dore nguyu ibindi ubwo arabyivugira mu by'ukuri. Ubwo bivuga ngo agapira kagiye kwa Pasi. Yitwa Ingabire Pascaline, abenshi muzi nka Samantha, Mukaneza muri filime zitandukanye. Ndakubeshyeye aho mbere uvuge ngo ya. Hanyuma hari filime yitwa Inzozi mwagiye mukunda muri benshi. Hari n'indi igiye gusohoka vuba ahangaha tutari buvuga ko nshatse nayivuga, ubundi asa n'uwerekanye ko izasohoka, sibyo mubyeyi? Hanyuma yitwa The Pact. Yego, niyo filime igiye gusohoka vuba yewe. Hanyuma Pascaline n'umukristo arakijijwe, yagize ibyago nk'uko Annette yabivuze, hanyuma bigenda gutyo bamukorera indirimbo. So rero twamuzanye kugira ngo abantu benshi bamenye imva n'imvano y'iyi ndirimbo. Nabonaga Annette naza wenyine bitariwe byuzuye araza, noneho kugira ngo azuze ukuntu imbaraga byasabye, sindaza kuvuga iki, sinzi kuririmba, sinzi kugira, ariko byari byiza kuza kugira ngo abantu bamenye yarata imva n'imvano y'indirimbo. Kuko nanjye byarantunguye iyi ndirimbo nkiyumva, nahamagaye Annette. Sinjya kwihamagariye ni wowe, njya kwihamagariye ariko ati wambabarira ukazaza mu kiganiro ndimo ndamwinginga. Noneho sinamenya ko indirimbo yarayihuriye na Pascaline. Kandi Pascaline turirwa n'umunsi kundi, ubuzima bwa buri munsi. Ndabeshye? Yego. Hanyuma bihita bihuriramo gutyo. Waje rero Pasi, uvugishije ukuri, iyi ndirimbo ni indirimbo ivuze iki ku buzima bwawe? Indirimbo ivuze iki kuri wowe? Ni indirimbo yanditswe basa naho ari we bayituye, sibyo? Nubwo benshi irimo iradufasha tukisanga ari ubuzima bwacu bwa buri munsi, nkuko nanjye nayumvishe numva niyanjye mpita nguhamagara, ariko sinarinzi ko hari undi muntu indirimbo yarebaga cyane, noneho twe duprofitiraho. Hanyuma nka nyiri indirimbo, ni indirimbo ivuze iki ku buzima bwawe? Sinzi niba ahubwo murakoze, sinzi niba navuga ngo ivuze ibintu byinshi cyangwa navuga ko ivuze byose. Kuko ni indirimbo niyo itaba yarahimbwe ku bwanjye, umuhanzi ubwe agakorwaho akayihanga, yari kungiraho uburemere bukomeye. Noneho iyo hajeho ako karusho ko yahimbwe ku bwanjye, igahimbwa n'umutware wanjye ku bw'ibihe nari ndi gucamo, urumva ibivuze byose. Kandi iyi ndirimbo ni indirimbo y'ibihe byose. Ni indirimbo waba uri mu kigeragezo runaka ukayumva ukayigira isengesho. Buriya n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe cyose turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ikigeragezo kimwe kirarangira hakaza ikindi. Yego wenda navuga ko tuba twimuwe mu ntera, ikigeragezo kimwe iyo kirangiye hari ishuri rindi uba winjiyemo, uvuye niba ari mu wa kabiri ugiye mu wa gatatu, ariko byanze bikunze ya ndirimbo wayimukana ukayijyana mu wa gatatu, ukazayijyana muri ukazayijyana no muri universite, amashuri yose uziga ukiri ku isi. Rero ni indirimbo navuga ngo ivuze byose kuri njye, kuko ni indirimbo nakwita ko izahora ari ibihe byose, by'umwihariko aho yaturutse, uwo Imana yicishijemo ko ayiririmba, n'impamvu yahanzwe. Yego. Basi iyi ndirimbo njye nayimenye ejo bundi. Wowe nyirizi ni indirimbo wayimenye ryari?
nyirizina iyi ndirimbo nayimenye nanjye ni mu mpera z'uku kwa 10 urumva we ukuntu yansobanuriye nyuma aho bimaze gusohokera ni muri iyi minsi n'ejo natari ejo bundi yabinsobanuriye aho amakuru agiriye hanze amakuru yagiriye hanze yayihimbye ndi mu gihe cyasaga nkaho kinkomereye bikomeye n'ubu harusha kuvuga ati ubundi ntukirimo mu gikomere umuntu agira stage zitandukanye anyuramo none nari ndi kuri ya stage ya nyuma nibwo yayihanze we yifuzaga ko isohoka icyo gihe yanifuzaga ko nyine iza kumbera isengesho ry'icyo gihe ndi muri ibyo bihe bibi kuko nawe yarabibonaga ko igihe cyo gusenga wenda wowe turasiranye umbona muri filime ambona nk'umuntu ukina filime gusa ariko ntago hahandi tujya ntago tujyanayo kamera rero n'ubundi nawe nsanzwe ndi umuntu usenga ariko noneho yarabibonaga ko ngeze mu gihe cyo kudasenga ngeze mu gihe nakwita niba ari cyo kwitotombera Imana niba ariyo simbizi hahandi ugera ukabwira Imana uti n'ubundi umpa ibyo ushaka ntabwo umpa ibyo nagusabye umpa ibyo ushaka ubwo rero ujya ukora ibyo ushaka nzajya nakira ibyo umpaye ntagisenga ubwo rero we yabikoze ashaka nkaho rya sengesho ryananiye gusenga ari impe mu ndirimbo niyo na praying indirimbo nkayibwira Imana ati umva iyo ndirimbo kuko n'ubundi nari nsigaye nyibwira ngo reba mu mutima wanjye n'ubundi ureba mu mutima ataravuga icyo gihe rero nibwo yihanze banavugana na Annette bajya muri studio barayikora ariko itinda gusohoka utabizi byose ntabizi itinda gusohoka mu gutinda gusohoka rero atangira kubona ya stage ndi kuyirenga ntangiye gukomera maze gukomera atangira kugira ikibazo icyo nayishakiraga indirimbo icyo nayishakiraga navuga ko gisa nk'icyarangiye nashakaga kuyimuha muri cya gihe yari yananiwe kwivugira cya gihe ataragifite icyo abwira Imana none ndabona ubamaze gukomera urumva yarasigaye abona ko nongeye kugira niba nabifite ibihe by'ububyutse ntangiye kongera gusenga ntitaye ko nasubijwe cyangwa nzasubizwa ryari nongeye kongera ubusabane n'Imana noneho rero yumva ko byibuze yayireka ko icyo yayishakiraga cyarangiye yumva wenda bayisohora bisanzwe niko kuyinyumvisha bayinyumvishije nyine yenda gusohoka bura nk'icyumweru kimwe ndakeka ariko kwari ukugira ngo barebe ese ndayakira ntabwo uri bunsubize muri cya gihe navuyemo rero yaje kuyinyumvisha araza arambwira ati hari umushuti wanjye umbwiye ngo aragukunda cyane ngo aragufana ngo hari indirimbo yahanze ngo ariko narayisohora ariko yambwiye ngo nikumvishe ngo yagufasha ngo arayigutuye ayishyira icyo gihe koko byangejeje ahantu kure urumva kuva tukiri abana dusenga ko njye navukiye mu muryango ukijijwe twigishijwe n'abantu bose bigishijwe gushima wabibi no mu byiza ntabwo tujya twigishwa kubaza Imana icyo dushaka kwibaza sibye ko nkunda gukurikirana inyigisho za Senga Emmanuel Pastor niwe ukunda kuvuga ngo Imana wiyiryarye ibwira ibiri mu mutima wawe kuri kubireba wibwira ngo ndagushimira kuko wigishijwe ko ari ugushima mu bibi no mu byiza ngo wibwire ngo ndagushima ko wemeye ko agenda kandi umutima atari byo icyo cyo nayo maze kukimenya gikuye kuri uwo mupasiteri ariko nanone ntabwo nayo ifite amagambo atobora ngo abibaze Imana nyine naravugaga narasengaga ariko ndashima ko wankejeje ndashima ko wahankuye ndashima ko washimye ko njye nsigara ariko nagira ku kindi nkifata rero narayumvishe numva ni rya sengesho nakabaye narasengaga ntari kubasha gusenga menya narumvaga nk'Imana yamana nyibwiye nabi numva niryo gusa numva nasubiye inyuma mererwa nabi ndarira njye mu bindi bihe bimutera ubwoba gusa nyuma aho ntangiye kwiyakira no kuyumva ndavuga yes iyi ndirimbo inkozeho ariko kanshimira Imana ko iyiresha uko ivuga ngo mpa imbaraga zo gutegereza ariho ingejeje izo stage zose zo mu gitero cya mbere n'icya kabiri narazirenze noneho basikanye ishimire ko iri kunyambika imbaraga zo gutegereza kandi nkomeze nanayibisabe kuko kubwanjye sinabyishoboza nabishobora uyu munsi nkabishobora ejo bikananira kuko na mbere nari nagerageje gukomera ariko nyuma ngeraho biranga rero bivuze ngo
nanjye nyigira isengesho nkumva igitero cya mbere nkibukaho narindi nkumva icya kabiri nkibukaho nageze ariko iyo nagera kuri refre nkavuga nti Imana aha noneho niho ndi imbaraga zo gutegereza yego ya ni indirimbo yitwa Niho Nkiri niyo turi kugenda tugarukaho cyane ku bijyanye no kuba iyi ndirimbo yarabonetse doko inzira byaciyemo cyane nyirizina nibyo turi kugenda tugarukaho turi kumwe na Pascaline turi kumwe na Annette niwe wayiririmbye hanyuma indirimbo yanditswe n'umugabo wa Pascaline hanyuma ibi indirimbo yanditse ari kugira ngo ase naho ashobora gufasha Pasi mu bihe yari arimo byo kuba bari babuze umwana wabo w'imfura ni ibihe bitari byoroshye cyane nkatwe twabaga hafi yawe nuko nibagiye telefone ubundi nari narafashe screenshot y'amagambo wandikaga kiragiye nari ngiye kuyasoma ariko telefone sinzi aho nayitaye nari n'undi bubikore ariko Pasi afite amagambo menshi yandikaga ni we ndaza kuyakwereka mu gikari nta nubwo wari uzi ko nyafite ni ibintu nyine bitari byoroshye ku buzima bwiwe no kubyakira no kubyumva kandi kimwe n'undi muntu wese ariko Imana ishimwe ko uri kugenda utora imbaraga kandi dufite ibyiringiro ko nyine byose byavuye mu gushaka kw'Imana ane wiyakiye gute kusanga ari we muntu bose wacu ahisemo ati uyu mukobwa aba aririmba indirimbo nari navuze mvuga ngo umuntu ni umugabo umuntu Imana ihitamo kunyuzamo ikintu gikomeye cyane kizajegeza isi none baze kuntoranya agatoranya wowe urahera ku Mana ko niba yantoranije ubundi Imana iratwemera ikatwemeza n'abantu burya narabibonye kuko iyo yakwemeye biragoye yuko umuntu yapfa rwose kutakumva kereka iyo atari mu gihe kuko narari igihe Imana igushyira hariya rimwe na rimwe abantu ntibahite bakumva ariko mu gihe cyayo Imana irakora nanjye rero nshishijwe bugufi cyane Imana ishyirwe hejuru kuba ari njye watoranijwe kunyuzwamo icyo kintu kiri gukora ku isi gutya mu by'ukuri ni umunezero udasanzwe mbere nta nubwo nabitekerezaga kuri iki kigero biriho numvaga actually ngiye nyikora numvaga nyine ari ibisanzwe ariko indirimbo itarasohoka uwageragezaga kuyumva wese yarariraga agati cyangwa ya ndirimbo burya harimo ya ndirimbo umuntu umwe ayumvisha aravuga ati iyi ndirimbo igiye gukora ikintu gikomeye cyane mu isi ndavuga ngo amen mu by'ukuri nasoraga coming soon none umuntu ngo agahita yumvaga ngo Mana ngo mbega umuntu mvugiye amagambo amasegonda 30 amasegonda 30 yakoze ku bantu bararira none ndavuga se Mana amasegonda 30 ari gukora ku bantu gutya ndakwinginze indirimbo yose biba ari bidasanzwe kuko nararebaga nkabona iminota 7 agati binoroho Mana yanjye bazagera barambirwe ariko indirimbo irarangira umuntu agashaka gusubiramo none ndeba iminota y'indirimbo 7 umuntu ahora yumva yasubiramo kandi ntarambirwe ibyo bintu aba ari Imana yabikoze kurenza umwana w'umuntu hari icyo Imana rero abikubwiyeho mbere yuko biba Perisi uri gukora muri piano noneho Annette aririmba indirimbo Pasi ubwa mbere agiye kuririmba live afite na piano barimo baranacuranga cyangwa ni ubwa kanga kuko ngo ndahita nyitangiranye muririmbere nari indirimbo yose ikibazo kiri okay sawa nta kibazo ni ukuvuga ngo Pasi ayiza ari video hanyuma ikindi n'ahandi hatandukanye Annette wari yaranje abakubita udusegonda tungahe sibyo hanyuma hari umucuranzi mbese agiye gucuranga indirimbo iririmbire hasi neza noneho live hari aho twagiye baravuga ngo niririmbe mureba muraza kureba ibyo rero ntaka hanyuma hari message abantu bagiye bohereza hari umuntu witwa Fabrice umuzi yitwa Fabrice Cyuzuzo himbaza gospel ndayikunda cyane muvuga Imana bikanyura Annette na Pasi mukomeze muhezagirwe imigisha myinshi hamwe n'abera bose Annette ikomeza umurimo uruta iyindi gukorera Imana nta gihombo nashakaga kubaza ni ese kubera iki muri video atakoreshejemo Pasi ari one of actress dufite mu Rwanda murakoze cyane Pasi we love you more itashyiraho n'udutima ahita nankango message yahereje mbere Fabrice kobera cyane shamaho
noneho undi muntu hari abantu bitwa ba bestos dore bose bameze gutya Macrine Clovis nabasuhuje cyane nabasuhuje cyane ndabakunda arabakunda. Hanyuma hari undi witwa Preti yavuze ngo baguheruka muri Eglise Vivante y'Ikabuga Annette ngo nkuramutse. Hanyuma Macrine aravuga ati ngo nanjye ndabakunda cyane, message ni nyinshi. Umuntu bita Irene Ruhogo muramuzi? Yego. Barabakunda n'umudamu we ikomere n'umwana turamusuje nubwo atarimo arabyumva kubera ko akiri muto, ariko nawe turamuramukije Imana amahoro ibagirire neza. Ni Irene Ruhogo, ni message amaye ngo mbahereze. Barabakunda n'abaragukunda mutumishe. Hanyuma ane dufite ibintu dusigaranye iminota itari myinshi. Iyi ndirimbo Merci yifate noneho nushaka urebe pasi, nushaka ukora ibyo ushaka, iyi ndirimbo yimuririmbire koko. Iririmbe hanyuma n'abandi badukurikiye baprofite babone iyi ndirimbo. Ndacyategereje umugisha wawe Mana, aho wansize n'ubu niho nkiri. Ndacyategereje umugisha wawe Mana, aho wansize n'ubu niho nkiri. Ndangamiye isezerano ryawe mpagaze aho wansize. Abo twazanye barasubijwe, mbese uracyanyibuka? Inkovu z'ibipfukamiro byanjye zindyamanywa nijoro, mbese isengesho ryanjye ryari rigufi, bwira naryo ryongere. Ndinda gushidikanya, nzi kutajya uhinduka, wituma ndira abandi baseka. Mwami we, ibuka isezerano, inkwenene zabaye uruhuri, abanzi barishimye, nanjye ndi mu bo wasize inyuma. Garuka unsindagize, nyigisha gusesengura ibisubizo, naho umuti wabusharira. Mana, nkumire mimbaraga, negereze ubusha
ushingira ku cyo usubiza mbese ijwi ryanjye mwami we ryaba rikugeraho nari nzi ku isoko y'imigisha nta n'umwe uyihezwaho mbese n'iki mwami ntakora ngo ureke nanjye mvomeho abo tugusangiye nk'umubyeyi bapfukamye bashima ngewe ona n'ubu gisaba sinzi igihe uzanyumva abo twahingiye rimwe mana bose barasaruye ngushiriza imvura nanjye neze magaza wansize nyigisha gusesengura ibisubizo naho umuti wabusharira mana nkumire n'imbaraga ntegereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima nyigisha gusesengura ibisubizo byawe naho umuti wawe usharira mana nkumire n'imbaraga ntegereze ubushake bwawe kugeza igihe uzajyana mu gitaramo cy'abagushima Pasi ubutumwa ushobora kugenera umuntu wagize uruhare muri iyi ndirimbo message kuko turi kugenda tugana ku musozo dusigaje iminota mikeya ubutumwa ushobora kumugenera message umuntu wese waba waragizemo uruhare guhera ku mwanditsi kugeza tubonye isohoye wayiririmbye abayikozeho bose Imana ibaha umugisha cyane amen kandi Imana yabakoresheje ibikomeye ntago indirimbo ntabwo ari ya Pasi ahubwo igikomere cya Pasi cyabaye imbarutso yo kuvugira abakomeretse benshi yo kuvugira buri wese ibyo atakabaye avuga bya bindi dutinya kuvuga turyarya Imana mu kigeragezo tukayibwira ngo nta kundi Imana ngo ijambo ryawe riratubwira ngo mubi no mu byiza tugushime ngo wakoze ni ibyo twatojwe ariko Imana ikeneye ya mitima imenetse kugira ngo iyikize ikeneye ko uyibwiza ukuri kwiyumva rero Imana yabakoresheje ibikomeye kandi ikomeze ikore ku bantu benshi nashimye Imana ibyo iri kuyikoresha abantu bari gukira ukagira ngo ibisubizo byaje ahubwo ni za mbaraga zo gutegereza iri kuduha n'igisubizo kitaraza ikaduha imbaraga zo kumira umuti usharira twese tuba twishakira ibiryohera tuba twishakira ko izika itumbwira ngo iyi saha noneho ndagushumbishije
igihe cyayo ikorera mu gihe ntabwo ishobora gukora igihe cyayo kitaragera ntabwo ikorera kuri pressure basi nyuma y'urwo rugendo rwose nyuma yo kwibwira ibyo byose uko imitima yacu imeze kuko yize igihe cyayo niyo igihe cyayo atari nonaha itwambika imbaraga zo kumira uwo muti isharira zo gutegereza twihanganye gusa twizeye neza ko icyo gitaramo cy'abayishima natwe tuzakigeramo rero barakoze cyane Imana ibaha umugisha kandi mbasabira ngo Imana izabanyuzemo n'ibindi byinshi bizafasha imitima y'abantu Pascaline Imana imuha umugisha hanyuma message ubutumwa nguhaye mission nyuma y'indirimbo ijyanye n'ibihe turimo Annette umwanditsi muzongere muhindure isengesho yego rata dushime isengesho rishima turagutumye kubera ko director ahita ugera ku mwanditsi mugati twabasabye ko nyuma y'ukuntu isengesho nirihinduka rizahindukana n'indirimbo sibyo ane kandi Annette azaba uzayiririmba ane indirimbo umuntu ayikura hehe hanyuma itutanga n'ubutumwa iminota yagiye yego indirimbo umuntu ayisanga kuri YouTube channel Annette Murava yego nuhagera kabisa ndabizi uri budeserwe numvaga nshaka kubwira umuntu indirimbo ushobora kuyumva inshuro imwe ugasanga ntuyumvishe byibura inshuro nkeya kugira ngo uyumve ubanze uhere nko kuri enye ukomeze kuko ngiye nkurikije ukuntu ngiye mbizi ahantu hatuje wikwigora umuntu wipureyinze rimwe byashoboka ko ayikina rimwe gusa ntibyakunda inshuro maze kwiyumva ntabwo nzizi nanjye vraiment ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo ni isengesho mu by'ukuri umuntu uwo ari we wese hari n'umuntu utagishobora gusenga atari uko wenda ari no mu bigeragezo ari igihe rero uva mu bigeragezo ugasanga ukomerejeho ugasanga n'ibikigukozeho hari umuntu wanyandikiye nabonye message yarambwira ngo ntakubeshye nari naravuye mu rusengero ariko kubera iyi ndirimbo nsubiye mu rusengero uri kumva ni indirimbo iri gukora ibintu tutanatekereza nawe rero udukurikiye ndabiswa ari indirimbo iri bukora ikintu gikomeye ntuyihererane uyisangize n'abandi kugira ngo ndabizi Imana iri gukora ku mitima y'abantu Imana ibaha umugisha iyo channel nuyijyaho uraza kubonaho n'ibindi bintu byiza mu nshyigikire nanjye ndabakunda mukande subscribe kugira ngo ibintu biri imbere ya ndirimbo y'amashimwe uzaba wa mbere kuyibona kandi nzamfatanyije nawe kuko ko byenda kose Imana iri butwumve ku buryo iri buhita imanura indirimbo y'amashimwe murakoze pasi mu dusegonda nka 3 cyangwa 4 dusigaye filime izasohoka ryari nimba ubizi filime turi gutegura screening yayo kugera isana ngo turamenya itariki ntabwo turafatira date neza bazabimenyeshwa vuba ariko ni vuba ahantu ubundi filime bazisanga nihe wababwiye kugira ngo babakanze subscribe ni filime nisohoka bazahita babona ni kuri Mascom TV kuri YouTube Mascom TV kuvuga ni ma na a na sa ebyiri na K na O na M rero bajyeho cyangwa mwandike inzozi series hanyuma shene biriho muhite mukanda subscribe kugira ngo filime nijya bizahite yego niyo ngiyo utarayireba yikurikire ni nziza inzozi Imana ibahereza umugisha Pascaline Imana iguha umugisha murakoze cyane namwe Imana ibaha umugisha Imana ihereza umugisha Annette Imana ihereza umugisha merci cyaturanze neza cyane merci umuririmbyi mwiza aririmba neza cyane aririmba neza leta muririmbira mu kanya okay nuko iminota turi gutanguranwa nayo yanarangiye ari kuririmba ariko araririmbira mu gikari so Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibagirire neza by'umwihariko Imana ihereza umugisha umugabo wa Pascaline amen nka source y'indirimbo Imana iguhereza umugisha Imana iguhereza umugisha yongere guhereza umugisha kubera ko wemeye kuba igikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikize imitima y'abantu benshi batandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda birashoboka ko hari n'abatarwumva ariko indirimbo iri gukurura batanabyumva kuko nabyo bijyabeho kumva indirimbo y'ikigande yagutwaye kandi utari kumva n'ibyo baririmba so Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikomeze kugushyigikira muri byose kandi twizera ko vuba tuzumva indirimbo y'amashimwe natwe tukayiririmba kandi indirimbo y'amashimwe n'abandi benshi turi mu gihirahiro twumva indirimbo nyine iri kujyana n'igihe cyacu ejo ibihe bigahinduka tukaririmba niyo ndirimbo turi kumwe nabo Imana ibahereza umugisha
nari Prince Shumbushe ikiganiro n'imbaza gospel show. Nshimire timu twakoranye yaba Muamba ndetse n'umuvandimwe twakoranye kuri kamera. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, ukomeze kubashyigikira muri byose. Munyemere dusezera abantu baradukurikiye.